Yesu Kristo nashimwe. Tugeze ku munsi wa 33 dusoma ijambo ry'Imana, turi mu gitabo cyo kubara. Uyu munsi turatangira n'ibice 25. Titre yaho iravuga ngo Abisiraheli basenga ibigirwamana, Uwiteka bahana. Abisiraheli bagumisha Itimu, abantu batangira gusambana n'Abamowabukazi, kuko babararikaga ngo baze mu itamba ry'ibitambo by'Imana zabo. Abantu bagatonora bakikubita hasi imbere y'Imana zabo. Abisiraheli bifatanya na Bali w'i Pewori, bikongereza uburakari bw'Uwiteka. Uwiteka abwira Mose ati, teranya abatware b'abantu bose, umanike abakoze ibyo imbere y'Uwiteka ku zuba, kugira ngo uburakari bw'Uwiteka bwinshi buve ku Bisiraheli. Mose abwira abacamanza b'Abisiraheli ati, umuntu wese muri mwe yice abo mu bantu be bifatanije na Bali w'i Pewori. Umwe mu Bisiraheli araza azanira bene wabo Umumidiyanikazi mu maso ya Mose no mu iteraniro ry'Abisiraheli. Baririra ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Finehasi mwene Eleyazari wa Aroni umutambyi abibonye ahaguruka hagati mu iteraniro, yenda icumu, akurikira uwo Mwisiraheli mu ihema, abahinguranya bombi. Uwo Mwisiraheli n'uwo mugore rimufata ku nda ye. Mugiga ishira ubwo mu Bisiraheli. Abishwe na mugigiyo bari inzovu 2 n'ibihumbi 4. Uwiteka abwira Mose ati, Finehasi mwene Eleyazari wa Aroni umutambyi atumye uburakari bwanjye buva ku Bisiraheli, kuko yafuhiye ifuhe ryanjye muri bo, agatuma ntarimbuza Abisiraheli iryo fuhe ryanjye. Nuko none vuga uti, dore muhaye isezerano ryanjye ry'amahoro, rizamubera hamwe n'urubyaro rwe, isezerano ry'ubutambyi buhoraho, kuko barwaniye Imana ye ishyaka, agahongerera Abisiraheli. Wa Mwisiraheli wicanywe na wa Mumidiyani kazi yitwaga Zimuri mwene Saru, umutware w'inzu ya ba sekuruza wo mu Basimiyoni. Uwo Mumidiyani kazi wishwe yitwaga Kozibi mwene Suri, wari umutware w'ab'inzu ya ba sekuruza y'Abamidiyani. Uwiteka abwira Mose ati, girira Abamidiyani nk'ababisha ubice, kuko biyerekanishije ko ari ababisha banyu kubohesha uburiganya mu by'i Pewori no mu bya Kozibi mushiki wabo, umukobwa w'umutware w'Abamidiyani, wishwe ku munsi wa mugiga yazanywe n'iby'i Pewori. Igice cya 26. Babara Abisiraheli ubwa kabiri. Hanyuma ya mugigiyo, Uwiteka abwira Mose na Eleyazari mwene Aroni umutambyi ati, mubare umubare w'iteraniro ry'Abisiraheli ryose bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga, abo mu Bisiraheli bose babasha gutabara, mubabare nk'uko amazu ya ba sekuru ari. Mose na Eleyazari umutambyi bababwirira mu kibaya cy'i Mowabu kinini, bari kuri Yorodani ahateganye n'i Yeriko, bati, bamaze imyaka 20 bavutse cyangwa isaga aba ari bo barubarwa, uko Uwiteka yategetse Mose n'Abisiraheli bavuye mu gihugu cya Egiputa. Rubeni niwe wari imfura ya Isiraheli. Bene Rubeni naba: Enoki wakomotsweho n'umuryango w'Abahenoki, na Palu wakomotsweho n'umuryango w'Abapalu, na Hesironi wakomotsweho n'umuryango w'Abahesironi, na Karumu wakomotsweho n'Abakarumi. Iyo niyo miryango y'Abarubeni. Ababazweho muri bo bari inzovu 4 n'ibihumbi 3,730. Bene Palu ni Eliyabu. Bene Eliyabu ni Nemuweli na Datani na Abiramu. Abo ni bo Datani na Abiramu, babandi bahamagarwaga mu iteraniro bagomeye Mose na Aroni, bafatanije n'iteraniro rya Kora ubwo bagomeraga Uwiteka, ubutaka bukasama bukabamirana na Kora ubwo iryo teraniro ryapfaga. Umuriro ugakongora abagabo 250 bakaba akabarore, ariko abahungu ba Kora ntibaragapfa. Bene Simeyoni nk'uko imiryango yabo iri naba:
Nemuweli wakomotsweho n'umuryango w'Abanemuweli, na Yamini wakomotsweho n'umuryango w'Abayamini, na Yakini wakomotsweho n'umuryango w'Abayakini, na Zera wakomotsweho n'umuryango w'Abazera, na Shawuli wakomotsweho n'umuryango w'Abashawuli. Iyo niyo miryango y'Abasimeyoni, bose bari inzovu 2,200. Bene Gadi nk'uko imiryango yabo iri naba: Sefoni wakomotsweho n'umuryango w'Abasefoni, na Hagi wakomotsweho n'umuryango w'Abahagi, na Shuni wakomotsweho n'umuryango w'Abashuni, na Ozini wakomotsweho n'umuryango w'Abozini, na Heri wakomotsweho n'umuryango w'Aberi, na Arodi wakomotsweho n'umuryango w'Abarodi, na Areli wakomotsweho n'umuryango w'Abareli. Iyo niyo miryango y'Abagadi. Ababazweho muri bo bari inzovu 4,500. Bene Yuda ni Eri na Onani. Eri na Onani bapfiriye mu gihugu cy'i Kanani. Bene Yuda nk'uko imiryango yabo iri naba: Shera wakomotsweho n'umuryango w'Abashera, na Peresi wakomotsweho n'umuryango w'Abaperesi, na Zera wakomotsweho n'umuryango w'Abazera. Bene Peresi naba: Hesironi wakomotsweho n'umuryango w'Abahesironi, na Hamuri wakomotsweho n'umuryango w'Abahamuri. Iyo niyo miryango y'Abayuda. Ababazweho muri bo bari inzovu 6,600. Bene Isakari nk'uko imiryango yabo iri naba: Tora wakomotsweho n'umuryango w'Abatora, na Puwa wakomotsweho n'umuryango w'Abapuwa, na Yashubu wakomotsweho n'umuryango w'Abayashubu, na Shimuroni wakomotsweho n'umuryango w'Abashimuroni. Iyo niyo miryango y'Abisakari. Ababazweho muri bo bari inzovu 3,400. Bene Zebuluni nk'uko imiryango yabo iri naba: Seredi wakomotsweho n'umuryango w'Abaseredi, na Eroni wakomotsweho n'umuryango w'Aberoni, na Yahireli wakomotsweho n'umuryango w'Abahireli. Iyo niyo miryango y'Abazerubuni. Ababazweho muri bo bari inzovu 6,500. Bene Yosefu nk'uko imiryango yabo iri ni Manase na Efurayimu. Bene Manase naba: Makiri wakomotsweho n'umuryango w'Abamakiri. Makiri yabyaye Gileyadi. Gileyadi yakomotsweho n'umuryango w'Abagileyadi. Bene Gileyadi naba: Yezeri wakomotsweho n'umuryango w'Abayezeri, na Heleki wakomotsweho n'umuryango w'Abaheleki, na Asiriyeli wakomotsweho n'umuryango w'Abasiriyeli, na Shekumu wakomotsweho n'umuryango w'Abashekumu, na Shemida wakomotsweho n'umuryango w'Abashemida, na Heferi wakomotsweho n'umuryango w'Abaheferi. Serofehadi mwene Heferi ntiyabyaye abahungu, ahubwo yabyaye abakobwa. Kandi abakobwa ba Serofehadi bitwa Mahira na Nowa na Hogira na Miruka na Tirusa. Iyo niyo miryango y'Abamanase. Ababazweho muri bo bari inzovu 5,200. Bene Efurayimu nk'uko imiryango yabo iri naba: Shutera wakomotsweho n'umuryango w'Abashutera, Bekeri wakomotsweho n'umuryango w'Ababekeri, Tahani wakomotsweho n'umuryango w'Abatahani. Bene Shutera naba: ni Elani wakomotsweho n'umuryango w'Abelani. Iyo niyo miryango y'Abefurayimu. Ababazweho muri bo bari inzovu 3,200. Abo nibo buzukuruza ba Yosefu nk'uko imiryango yabo iri. Bene Benyamini nk'uko imiryango yabo iri naba: Bera wakomotsweho n'umuryango w'Ababera, na Ashibeli wakomotsweho n'umuryango w'Abashibeli, na Ahiramu wakomotsweho n'umuryango w'Abahiramu, na Shufamu wakomotsweho n'umuryango w'Abashufamu, na Hufamu wakomotsweho n'umuryango w'Abahufamu. Bene Bera ni Arudi na Namani. Arudi yakomotsweho n'umuryango w'Abarudi, Namani yakomotsweho n'umuryango w'Abanamani. Abo nibo buzukuruza ba Benyamini nk'uko imiryango yabo iri. Ababazweho muri bo bari inzovu 4,500. Bene Dani nk'uko imiryango yabo iri naba: Shuhamu wakomotsweho n'umuryango w'Abashuhamu. Uwo ni wo wakomotsweho n'imiryango y'Abadani nk'uko imiryango yabo iri. Imiryango y'Abashuhamu yose ababazweho muri bo bari inzovu 6,400. Bene Asheri nk'uko imiryango yabo iri
naba Imuna wakomotsweho n'umuryango w'Abimuna, na Ishivi wakomotsweho n'umuryango w'Abishivi, na Beriya wakomotsweho n'umuryango w'Ababeriya. Bene Beriya bakomotsweho n'iyo miryango: Heberi yakomotsweho n'umuryango w'Abaheberi, Marikiyeli yakomotsweho n'umuryango w'Abamarikiyeli. Umukobwa wa Asheri yitwa Sara. Iyo niyo miryango yakomotse kuri bene Asheri. Ababazweho muri bo bari 5,3magana. Bene Nafutali nk'uko imiryango yabo iri naba: Yahiseri wakomotsweho n'umuryango w'Abahiseri, na Guni wakomotsweho n'umuryango w'Abaguni, na Yeseri wakomotsweho n'umuryango w'Abayeseri, na Shilemu wakomotsweho n'umuryango w'Abashilemu. Iyo niyo miryango y'Abanafutali nk'uko imiryango yabo iri. Ababazwe bo muri bo bari 4,500. Abo nibo babazwe bo mu Bisiraheli bose bari 6,730. Uwiteka abwira Mose ati: abo azaba ari bo bagabanywa igihugu ho gakondo, nk'uko umubare w'amazina yabo uri. Abaruta abandi ubwinshi uzabahe gakondo nini, abake uzabahe gakondo nto. Umuryango wose uzahabwe gakondo ihwanye n'umubare w'ababazwe bo muri wo. Ariko igihugu kizagabanywe n'ubufindo. Gakondo zabo zose zizitirirwe amazina y'imiryango ya ba sekuruza. Uko ubufindo buzategeka azaba ariko gakondo yabo igabanywa, abenshi n'abake. Ababazwe bo mu Balewi nk'uko imiryango yabo iri naba: Gerushoni yakomotsweho n'umuryango w'Abagerushoni, Kohati yakomotsweho n'umuryango w'Abakohati, Merari yakomotsweho n'umuryango w'Abamerari. Iyo niyo miryango y'Abalewi: umuryango w'Abaribuni n'uw'Abaheburoni n'uw'Abamahali n'uw'Abamushi n'uw'Abakora. Kandi Kohati yabyaye Amuramu. Muka Amuramu yitwa Yokebedi mwene Lewi, yabyariye muri Egiputa. Abyarana na Amuramu Aroni na Mose na Miriyamu mushiki wabo. Aroni yabyaye Nadabu na Abihu na Eliyazari na Itamari. Nadabu na Abihu bapfuye ubwo boserezaga umuriro udakwiriye imbere y'Uwiteka. Ababazwa bo muri bo bari 2,300, abahungu n'abagabo bose bahereye ku bamaze ukwezi bavutse. Kandi ntibarakabaranwa n'Abisiraheli bandi, kuko batahawe gakondo mu Bisiraheli. Abo nibo babazwe na Mose na Eliyazari umutambyi, babariye Abisiraheli mu kibaya cy'i Mowabu kinini, bari kuri Yorodani ahateganye n'i Yeriko. Ariko muri bo ntihaba n'umwe wo mu babazwe na Mose na Aroni umutambyi, babariye Abisiraheli mu butayu bwa Sinayi. Nuko Uwiteka yari yavuze ati: ntimuzabura gupfira mu butayu, ntazasigara n'umwe muri bo, keretse Kalebu mwene Yefune na Yosuwa mwene Nuni. Igice cya 27. Uwiteka acira abakobwa ba Selofuhadi urubanza. Maze higira hafi abakobwa ba Selofuhadi mwene Heferi wa Gileyadi, wa Makiri na Manase bo mu miryango y'Abamanase mwene Yozefu. Aya niyo mazina y'abakobwa ba Selofuhadi: Mahira na Nowa na Hogira na Miruka na Tirusa. Bahagarara imbere ya Mose na Eliyazari umutambyi n'abatware b'iteraniro ryose ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, baravuga bati: Data yapfiriye mu butayu, kandi ntiyari mu iteraniro biteranirije kugomera Uwiteka bafatanije na Kora, ahubwo yapfanye ibyaha bye ubwe, kandi ntiyabyaye abahungu. Ni iki gikuza izina rya data mu muryango we? Ni uko atabyaye umuhungu? Uzaduhe gakondo muri bene wabo wa data. Mose ashyira Uwiteka urubanza rwabo. Uwiteka abwira Mose ati: abakobwa ba Selofuhadi baburanye iby'ukuri. Ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se, uzatume baragwa gakondo ya se. Kandi ubwire Abisiraheli uti: umuntu napfa adasize abahungu,
muzatume umukobwa we aragwa gakondo ye. Nadasiga umukobwa muzahe bene se gakondo ye. Nadasiga bene se muzahe ba se wabo gakondo ye. Nadasiga ba se wabo uzahe gakondo ye mwene wabo urushaho kuba bugufi mu muryango we, aba ari we uyenda. Iryo ribera Abisiraheli itegeko ritegeka abo uko baca imanza, uko Uwiteka yategetse Mose. Uwiteka abwira Mose yuko urupfu rwe ruri hafi. Uwiteka abwira Mose ati, uzazamuka uyu musozi wa Abarimu, witegera igihugu nahaye Abisiraheli. Numara kucyitegera, nawe uzapfa usange ubwoko bwawe nk'uko Aroni mwene so yabusanze. Kuko mwagomereye itegeko ryanjye mu butayu bwa Zini, ubwo iteraniro ryitonganyaga ntimwerekanire kwera kwanjye mu maso yaryo. Ayo niyo mazi y'Imeriba y'i Kadeshi yo mu butayu bwa Zini. Mose abwira Uwiteka ati, Uwiteka, Imana y'imyuka y'abafite umubiri bose, atoranye umuntu wo gutwara iteraniro, wo kubajya imbere ava mu rugo akabahura, no kubajya imbere aruhagurukamo akabacyura, kugira ngo iteraniro ry'Uwiteka ritamera nk'intama zitagira umwungeri. Uwiteka aha Yosuwa ubutware bwa Mose. Uwiteka abwira Mose ati, jyana Yosuwa mwene Nuni, umuntu urimo umwuka, umurambikeho ikiganza. Umushyire imbere ya Eleyazari umutambyi n'iteraniro ryose, umwihanangirize mu maso yabo, kandi umuhe ku cyubahiro cyawe, kugira ngo iteraniro ry'Abisiraheli ryose rijye rimwumvira. Kandi ajye ahagarara imbere ya Eleyazari umutambyi, nawe ajye imbere yanjye amumbarishirize kungura inama kwa Urimu. Eleyazari azaba ari we ujya ategeka kwahuka kwabo no gucyurwa kwabo kwa Yosuwa n'Abisiraheli bose, iteraniro ryabo ryose. Mose abigenza uko Uwiteka yamutegetse, ajyana Yosuwa amushyira imbere ya Eleyazari umutambyi n'iteraniro ryose, amurambikaho ibiganza, aramwihanangiriza uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Mose. Imana rero ibaha umugisha. Dushoje igice cya 27, ejo tuzakomeza n'igice cya 28. Turacyari mu gitabo cyo Kuva. Mugire weekend nziza.